agakingirizo njye ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje dukurikiye muri kano kanya nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Udupira ni bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bugezweho cyangwa se modern contraception. Ubushakashatsi bwa karindwi ku mibereho n'ubuzima buzwi nka Demographic and Health Survey cyangwa se DHS bukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda bukagaragaza ko mu banyarwandakazi 64% baboneza urubyaro, 34% muri bo bakoresha ubu buryo bw'udupira. Ni nabo benshi ugereranyije n'abakoresha ubundi buryo. None se ubu buryo bukora buti? Hari ababyeyi benshi bajya baza twababwira kuboneza urubyaro bakoresheje nk'agapira ko mu kaboko cyangwa se akumura bakumva ko turi bubabage. Oya, ntabwo tubaga. Uwo ni Beate Nyirabititaweho, umubyaza akaba akorera mu ivuriro Karame Specialized Clinic ry'umuryango Réseau des Femmes. Ni ivuriro riri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Aradufasha gusobanukirwa byimbitse imikorere y'ubu buryo bwo kuboneza urubyaro. Ngiye gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho. Nitwa Innocent Habumugisha, Mr Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira ku kuboneza urubyaro dukoresheje uburyo bw'udupira. Mbere yo gutangira ariko reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakiriye Beate Nyirabititaweho, umubyaza akaba akora ku ivuriro Karame Specialized Clinic ry'umuryango Réseau des Femmes. Ni ivuriro riri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Hari uburyo butandukanye rero bw'udupira two kuboneza urubyaro. Hari udupira two mu kaboko dushyira munsi y'uruhu mu kizigira cy'akaboko. Harimo uburyo bubiri. Harimo agapira k'imyaka 5 bita Jadel n'agapira k'imyaka 3 bita Implano Next. Akaba n'uburyo nanone bw'agapira bwo mumura. Ubwo buryo nabwo burimo amoko abiri. Harimo agapira kadafite umusemburo, tukagiramo n'akandi gapira gakoresha imisemburo. Ako twita kopa cyangwa kadafite umusemburo kamara imyaka 10. Gusa n'uburyo bwizewe budafite umusemburo umubyeyi ashobora gukoresha akimara kubyara cyangwa se arimo no konsa cyangwa se atarimo no konsa, akaba yabuhitamo hanyuma igihe ashakiye kubyara n'ubundi akabuhagarika. Ako rero gafite umusemburo ko mumura kagira umusemburo mukeya umubyeyi ashobora gukoresha, kashobora kumara hagati y'imyaka 3 cyangwa se 8 bitewe n'ubwoko bwako. N'ubundi no ku binini twabigarutseho. Ese ubu buryo butangira gukora ryari y'umuntu abufashe? Iyo awufashe ya minsi 5 itaragera abonye imihango, ubwo buryo buhita butangira gukora ako kanya. Ariko iyo agiye kubukoresha ya minsi 5 yararenze n'ubundi, no kuvuga ngo habanza kuzaho ya minsi 7 yo kugira ngo umubiri ubanze wakire ya misemburo yo kuboneza urubyaro, hanyuma abe afite ubwirinzi nyabwo. Ubwo no kuvuga ngo abufashe ari mu mihango, no kuvuga yivuyemo bwaba bwatangiye gukora, niba mbyumvise neza. Yego rwose. Mu gihe niba abufashe yaravuye mu mihango, agomba gutegereza iminsi 7 kugira ngo umubiri nawo ubanze ubwakire wa musemburo bwa bwirinzi bwo kugira ngo adasama atabiteganyije bube bwamaze gutangira gukora, hanyuma akomerezeho. Twaranabibonye n'ubundi ku buryo bw'ibinini ko n'umusemburo wageze mu mubiri, hari impinduka zishoboka nyine. Yego. Uburyo bw'udupira duherewe ndaburabwo turatwo mu kuboko, ese nize mpinduka umugore ashobora kwitega mu gihe abukoresha kugira ngo nanazibona iyo kumva atunguwe? Ashobora kugira nk'agasesemi nk'uko twabibonye n'ubundi no ku binini, ashobora kugira agasereri, ndetse n'imihango irashobora kuva kuri gahunda. Kimwe nuko ashobora gufata bwa buryo bwo kuboneza urubyaro yahisemo akoresheje agapira, ugasanga imihango irahagaze.
ntabwo biba bivuze yuko uriya mudamu hari ikibazo yagize, ahubwo biba bivuze ngo uburyo bwo kuboneza urubyaro yafashe ubwonko bwamaze kubwakira, bwatanze message yuko atari ngombwa ko ari bujye mu imihango ntizi. Bise binajyana n'ikibazo abantu baba bibaza bati nakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro imihango narayibuze, bati ubu ngubu hari ahantu igenda ngo ikistoka ngo rimwe izashwanyuka. Oya, nta hantu bihuriye rwose urwo rujijo, ntayiba yabayeho. Nanone hari igihe bizana impungenge, umuntu akavuga ati mugenzi wanjye yakoresha udupira we imihango ntiza, akavuga ati ubwo nibwo buryo bukora, none ngenda bukoresha imihango iraza, akavuga ati ubwo n'ubundi nyine niteguye gusama rero nasama. Oya, ntabwo bivuze ko kuba ubona imihango bivuze yuko uri busame, kubera ko n'ubundi izakorwa ariko ryagi umukobwa yagombaga kurekura buri kwezi cyangwa umugore yagombaga kurekura buri kwezi. Ubutumwa buzaba bwatanzwe ku bwonko bitewe na ya misemburo ari gufata, uvuge ngo nta mpamvu yo gukuza ririya gi. Niridakura rero n'ubundi cyari kikaba cyabaye nyababyeyi yagiteguye, icyari cyo kizategereza igikiribure. Nikiribura rero igihe cyacyo kigeze kizava mu nzira, noneho ya mihango tujya twayibona. Tugeze kuri ka gapira ko muri nyababyeyi, natwo tubiri twabonye, harimo agakoresha imisemburo n'agadakoresha imisemburo. Ese nabwo bushobora kugira impinduka ku mubiri, niba zihari n'izihe? Murakoze. Impinduka zishobora kuba cyane cyane iyo umuntu cyangwa se iyo umubyeyi akimara gushyiramo kariya gapira, imihango ishobora kuza, ashobora kuba mu mezi 6 ya mbere kugira ngo nyababyeyi banze imenyere ka gapira kagiyemo. Ushobora kubona imihango nabwo ikaba yaza mu kavuyo, ariko iyo imaze kumenyera cyangwa se gapira kamaze kumenyera, nyababyeyi bayamaze kumenyera ngo ndi kubana na kano gapira, imihango isubira kuri gahunda yayo. Hanyuma kandi imihango yizakomeza iza nk'ibisanzwe, kimwe n'ukoresha agapira ko mu mura gafite umusemburo nawe niko bizagenda. Hari abagabo bavuga ko ngo iyo umugore ngo akoresha buriya buryo bwo kuboneza urubyaro bw'agapira ko muri nyababyeyi, ngo iyo bakoze imibonano mpuzabitsina ngo bakagezaho, bigatuma hari n'abanga kubukoresha. Ese ibi byaba ari byo cyangwa ni amakuru atariyo? Ni amakuru atariyo, kubera ko urumva agapira ko mu mura kaba kari muri nyababyeyi. Bibaye ari ibyo rero navuga ngo n'umwana ntabwo yagumayo, kubera yuko ahantu kaba kari ni naho umwana aba ari, kandi aho sex ibera ntabwo bagera kuri nyababyeyi. Iyo umugore uri gukoresha ubu buryo bwo kuboneza urubyaro bw'udupira agize za mpinduka wenda kumva atazihanganira, bigenda bite? Ikibazo cyiza cyane. Iyo umubyeyi agize ikibazo uburyo bwo kuboneza urubyaro yakoresheje, yemerewe kuza rwose akegera muganga. Si na ngombwa yuko ajya aho yabonereje, ahubwo ari ikigo nderabuzima cyangwa se ivuriro rimwegereye, ashobora kugenda bakamufasha. Hanyuma bagahagarika bwa buryo buri kumuteza ikibazo, akaba yahitamo ubundi buryo bwamworohera ari bufate bivanye n'uko muganga yamuganirije. Ku binini twarabibonye ko hashobora kubaho ko umugore yabihagarika ariko hakabaho gutinda gusama. Ese no kuri ubu buryo bw'udupira bibaho? Niba bibaho, umugore udukurikiye muri kano kanya yumve ko ari igihe kingana iki yategereza akaba agomba kujya kwa muganga. Iyo umaze amezi 6 warakuyemo uburyo bwo kuboneza urubyaro, ukaba utari wasama kandi ubikeneye, icyo gihe wegera muganga nanone akaguha izindi nama bigendanye n'uko ikibazo cyawe kimeze. Birashoboka ko gake cyane bashobora gusamira muri ubu buryo. Iyo bibayeho, hari abibaza bateze wa mwana bwa buryo nari mfite buzamugiraho ingaruka. Iyo bibayeho bigenda bite? Iyo ufite agapira ko mu kaboko ukagasamiraho, uraza tukagakuramo. Ariko iyo ari ako mu mura, ko ntabwo bagakuramo iyo ari ako mu mura, kuko ushobora kugakuramo ugakubaganira umwana yandi ukaba wayikuramo. N'ubundi nta kintu gatwara umwana, arakura kakagumamo, noneho mu gihe cyo kuvuka kaza gafashe kuri bya bindi byari bitwikiriye umwana cyangwa se bifashije umwana kubaho n'ubundi. Nta kibazo na kimwe biteza. Bamwe bajya bavuga ngo abana baza bagapfumbase mu ntoki. Oya rwose, kazana na ya nyuma. Dusoza, nize nama mugira abadukurikiye by'umwihariko nyine kuri ubu buryo twavuzeho bwo kuboneza urubyaro? Inama nagira abadukurikiye, hari ababyeyi benshi bajya baza twababwira kuboneza urubyaro bakoresheje nk'agapira ko mu kaboko cyangwa se ko mu mura, bakumva ko turi bubabage. Oya, ntabwo tubaga. Nk'urugero ku gapira ko kuboneza urubyaro k'imyaka 5 ko mu kizigira cy'akaboko, tuba ari udupira 2
kudushyiramo ni nko gutera urushinge. Nicyo kimwe no ku gapira k'imyaka 3 ko mu kaboko nako kugashyiramo ni nko gutera urushinge. Nta kibazo na kimwe agira, nta nubwo ashobora kubyumva. Gusa tukimara kugashyiramo nko mu minsi 4-5 ya mbere ashobora kumva ko abangamiwe kubera ko nta kantu gashyashya kagiye mu kuboko kwe atarasanganywe. Ariko nta kindi kibazo gateza. Kimwe no kugakuramo ngo dukora hahandi turi kukabonera inyuma, hanyuma tugakuramo ariko tudakebye. Arabavuga ngo turakeba, ngo bigombera gukeba hanyuma bakongera bakadoda. Hoya siko biri. Uko twagateye ni nako tugakuramo, kandi nta kibazo na kimwe biteza ku mubyeyi. Hanyuma n'agapira ko mu mura rero nako hari ababyeyi benshi bajya bavuga ngo mbese buriya ashobora kugera muri nyababyeyi simbabare. Hari uburyo bwabigenewe bwo kugashyiramo ku buryo udashobora no kumenya ngo kagiyemo cyangwa kavuyemo. Ukivuga no kuri izo mpungenge, gira inama n'ababyeyi bikata bakatwikuriramo cyane cyane turatwo mu kuboko, kuko turabyumva ko bibaho. No kwikeba rero kakikuriramo nabyo biba ari ikibazo, kubera ko buriya ukikeba hari ibikoresho uba ukoresheje bidafite isuku ya nyayo igomba kwinjira mu mubiri wawe. Ni amaraso yawe ushobora kuyanduza, cyangwa se ukaba washyiraho n'iyindi myanda ku buryo bishobora kubyara n'izindi ngaruka, ugasanga na za kanseri zijemo bitewe n'icyuma wakoresheje ukata cyangwa urwembe wakoresheje ukata rutizewe. Rero ni byiza yuko niyo waba ushaka kugakuramo, ntabwo ari kuboneza urubyaro ari itegeko. Niyo ushatse guhagarika uburyo uba ubyemerewe. Mubyeyi ushaka gukuramo agapira, mubyeyi ushaka guhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro, twakugira inama yuko waza ukajya kwa muganga habugenewe, hanyuma bakagufasha. N'uburenganzira bwawe. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nayo makuru rero ajyanye no kuboneza urubyaro ukoresheje uburyo bw'udupira twari tugufitiye muri iki kiganiro. Ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, ni ukuvuga 8011 w'uwo muryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Reka nibutse kandi urubyiruko ko kuboneza urubyaro bitareba gusa washakanye. Nawe wafata uburyo bukurinda gutwita inda utifuza. Uyu no musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye twabanye, kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njye wagutegura iki kiganiro nkanakikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ngo ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.